So tugezemo kera ntabwo wasanga gusanga abantu benshi bavuga English cyane wenda ni nk'urugero ako muri kiye tugezemo like na his excellency ajya ahantu hari n'abanyarwanda pe ari bose akavuga icyongereza kubera ko niyo generation tugezeho nagazaba nk'abami iyo ibyo ni ibya komeye umuco ntawo kandi uguye jewe na urabona hano bisi dutega mu mugiza ukozaho ya karita ukabona umukecuru mukuru umunkanyarura byigana na bisiga niki yafashe umunwa yawusize bya bintu bitukura bashyira ku munwa ntabwo ari imyumvire ntabwo ari imyumvire n'ibyo mbona no umeze nka babantu ujya mu rusengero bakubwira ngo ngiye n'ibyo mbona bakubwira ngo sohoka kwa kwambaye kuno no kuko okay ikibazo kimwe nakubaza uwo wamuhagurukira ngo umukecuru ikibazo kimwe nakubaza yambaye n'amamini ikibazo kimwe ntabwo ubusirimu bukuraho umuco kimwe ukabona umuntu umuhanda ukavuga ngo uriya muntu yambaye ubusa like yambaye utujipo tugufi twenda tugufi ako ugegena wigeraho nuko waje wambaye ipantaro wenda nibura ikibazo kimwe like kera wenda you know nanuga nica buri like ibyaga birenze kubica buri kuko nshobora kwambara ijipo igera ako bambaraga ibirenze bigera cyangwa bagayisha imbere gusa imbere honyine ubundi bakagenda wabona umuntu ukavuga ngo yambaye ndi turi kwiga kugira dukora iki kuki bashyizeho amashuri kugira twige like turiga kugira ngo tuzane innovation nyine ibintu bishya iyo aba ari ibyo nta mashuri yo kubaho mwigana abazungu na Adamu na Eva bari bambaye iki ubusa ni ukuri babwita ukuri ntabwo ari ubusa rudakubana mirindi y'abasore shakiro ry'isheja asizaniro ry'ibyiza rwema rw'urukundo nkaba umuhungu muzira guhunga nkaba rutagambirira guhora rutangatera urugamba ruremye nkagira ubugabe nkaba umugabo ndetse ngira ubwira ubuzira ubwiko. Mwamwumvise bamwita Frank ni umunyarwanda ariko ukeneye hako watangiye gusabira abageni ntabwo imyaka yanjye byemerera. Watangiye kuba MC ntabwo mbikunda. Kaniyakirire umukobwa hano ariko mbere yuko nawe mwakira aramaza kudutera icyo bita ubusi. Ni umuririmbyi mwaramubonye mu kiganiro cy'ubushize mwijwi ryiza cyane afite abahanzi akunda. Ngiye kumuhasha mikrofone aratubanziriza karirimba ashaka akunda ubundi atangire anatwe hakomanza uraho ndaho ndakomeye kuntiriza mikrofone hari kamfashe aka kumwako ko ni ventilateur yawe ushobora kuba twagiye. Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi gusa umusaruro wayo n'umugayo kuri nyirayo kame karenze umunwa kakarusha ihamagara icyizere watakarije biragoye kukigarura nze gusa numvaga ko nabwende babona nawe bakurya k'inyuma rekeraho gatoya. Igishego kirimo aho ngaho ni iki? Nta kinyuma. Ikindi no kumwegeza inzoroki. Intoki yazikozaga nkahe? Intoki. Daterwa n'ahariho nyine. Gusa uko biri kose aho hantu. Iyo bavuze akinyuma wumvaga ari nkahe? Akinyuma nta kinyuma nyine. Nta kinyuma. Gusa nyine b'imyaka bo abo bari mu kigero cyacu beta babyumva. Kara kinyuma. Bwereka ryari? Oya. Ibyo si by'abato. Mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV abari mu majyepfo amajyaruguru y'Asirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko mwe muri mu mugirwa hagati wa Kigali n'abari ibwota Masimbi ubwo ndavuga iwabo wa Ruhana Mirindi. Bene wanyu benshi n'abashuti bawe n'abashiki bawe bo ntibaba muri Amerika. Kareka. Oya. Mbere yuko bivuga amanzuza abantu batatu baba hanzuzi.
kandi iki kiganiro bakirebe unakibakundishe ku ngufu. Dutanyane nawe izina rya mbere cyanjye se cyangwa abantu bari hanze tugiye gutanyana na iki kiganiro bakanagisharinga. ndasuhuza umushuti wanjye cyane twiganye muri kaminuza bamwita Christian Ngabonziza. Ari mu gihugu? Ari muri Amerika. Chris, iki kiganiro baguhe link ukirebe kandi ugikundisha abantu bawe bari aho muri Amerika. Uwa kabiri bamwita Jackson Niyibizi, ni inshuti yanjye cyane. Ari he? Ari muri Amerika. Nawe Jackson, iki kiganiro kirebe n'umugore wawe cyangwa umufiance wawe. Uwa gatatu ni umugabo uzi gusaba cyane. Arasabiriza? Oya. Ubyumvisha ukuri kandi mbivuze uko biri. Asabira abantu abageni. Byumvise niceka amagarare neza. Ngarasabiriza. Arasaba. Asabira abageni abantu. Inganzo mfite niwe wantoje. Niwe rwose mfatira kw'icyitegererezo. Dusangiye inganzo kandi dusangiye n'ababyeyi. Oh wow. Ariko nta agenda washizemo. Kangwe promotion wongera agenda balance. Bakobwa niyo baba mama. Akigitsina. Aba mama. Umugore we. Umugore w'uwo rwose. Tuguhaye ikaze rero kuri Iris Rwanda TV. Murakoze cyane. Kivuga Iris Rwanda TV ugiye kwivuga muri bwa buryo bwo gusaba no gusabiriza, kutari gusabiriza. Nari ngiye kwa gusabira abageni kutari gusabiriza. Ariko ntabwo nakurenganye nese ko nateye uko ndeshya. Bajye bavuga ngo ubundi inka ikomisazi bitewe no kumurizo wawe ireshya. Nese nawe uravuga ikinyarwanda utazi kandi ndavuga ikinyarwanda kandi utazi. Twagiye ivuki. Je nitwa Rudakubana Mirindi y'abasore shakiro ry'isheja sizano ry'ibyiza rwema rw'urukundo. Nkaba umuhungu muzira guhunga. Nkaba rutagambirira guhora. Rutangatira urugamba ruremye. Nkagira ubugabe nkaba umugabo ndetse ngira ubwira ubuzira ubwiko. Mwamwumvise bamwita Frank, ni umunyarwanda ariko ukeneye hako watangiye gusabira abageni. Ntabwo imyaka yanjye byemerera. Watangiye kuba MC? Ntabwo mbikunda. Kaniyakirire umukobwa hano ariko mbere yuko nawe mwakira aramaza kudutera icyo bita ubusi. Ni umuririmbyi mwaramubonye mu kiganiro cy'ubushize mu ijwi ryiza cyane. Afite abahanzi akunda. Ngiye kumufasha mikrofone aratubanziriza akaririmba ashaka akunda ubundi atangire anatwe. Hakomanza uraho? Ndaho ndakomeye. Kuntiriza mikrofone hari. Kamufashe aka. Kumwako ko ni ventilateur yawe ushobora kuba twagiye. Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, gusa umusaruro wayo n'umugayo kuri nyirayo. Kami karenze umunwa kakarusha ihamagara, icyizere watakarije biragoye kukigarura. Umanika agati wicaye wajya kukamanura kurira ingazi. Ibanga ni igihamya cyemeza ko uri umwizerwa. Amazina ni yayandi, ni Kamikazi Ben Keria. Kamikazi Ben Keria. Ayo mazina yombi kwa rangahe ukundiriye? Ben. Oh, wow. Mwana w'umunzu y'Imana. Kabisa. Cyakoze. Wakiri ute kuba wicaranye n'umunyarwanda uvuga ibinyarwanda nk'ibyo bintu wabishobora?
ntabwo nabishobora Mm. gusa ni byiza mo gake ushobora kujya ku gisekuru cya kangahe? ni vuba kabisa. Harya Fra abakobwa bavuga ibisekuru cyane musubize mikoro turakoresheje iyo yimusubize basiba kuvuga ibyo kwa nyina ariko bavuga ibyo kwase. Ibyo kwase twagiye ni Frank wande rudakubana wande rudasunikwa wande wa mukenke wande wa gatura wande wa gasunzu wande Kanyarubisi. tugeze kuri 6 twagiye. Beni wande ikibazo si njye nzu wambyaye wenyine ngo wenyine wambyaye abamubyaye nabo simbazi. ubona bipfira hehe rero kugira ngo abantu bari gukura ubu ngubu batazi igisekuru n'imiryango yabo? Bipfira kutabyigishwa. Afra ubona bipfira hehe kugira ngo bamwe usange igisekuru ntikizwi? Arakoze umwana w'umukobwa rwose kuko avuze ikintu nanjye natekerezaga. Buriya uribuka mu gihe cyashize wenda uyu we yabaga atariga ndumva akiga na segondere niba ntekereza. Hari icyo bita uburere mboneragihugu. Ubu ntabwo bukihaba icyo bita education civique civisme. Yego. Ubu ntabwo bigihari. Kutigishwa n'icyo kibazo rero. Herutse kuba ndi iyi hepfo Bugoyi. Bugoyi ni urahazi ni Gisenyi namukopeje. Mbaza umwana ntari kumenya mumenya umuntu witwa Kamuzinzi ka Rusagara mu Rugerero. Umwana aravuga ati ntabwo twigisha ngo bazi ngo bitwa ba Mansa Musa ngo bakoze za Ghana Empire n'abitwa ba Hitler. Urumva bigishwa ibyo hirya ibya hano wapi kandi uburere butangira mu rugo. Ikibazo rero nuko utigishwa nkuko abivuze. Ikindi cya kabiri urugero rw'iki gihe bagezemo. Ntawe uzumva ari gucuranga indirimbo za hashize ntumva ntawe uzumva wenda azi muri aba bahanzi ba kera ngo bavuge runaka ngo nkunirimbe runaka ahubwo yivugira abubu. Aho niho nshaka ni nayo topic y'umunsi ngira ngo tuze kugarukaho hagati y'abahanzi ba kera. Hari abo dusanzwe tuzi ba Rugamba Sipiriyani, ba Maria Yohana, ba Masamba, abangaba bakarahanyuze. Ariko uyu munsi wa none dufite Ben na Bruce Diamond. Hari umuntu ugeze kwa ngo ni Diamond. Aba bahanzi ubundi ubafata gute wowe yumvise music y'uyu munsi wa none Frank? Uyifatanya gute na music ya hahise? Buriya bifitanye itandukaniro rikomeye. Ni nko kubona hano mu isi no mu ijuru biratandukanye cyane, ariko ikiza no ijuru ryo rikominika no mu isi kuko dufite umwami. Biratandukanye kuko usanga hari ibintu byadutse ubu ngubu baririmba ngo ni ibishegu. N'abakera barabigiraga burya. Kanumvi umwari ko abizi turabibwira kwaho. Ibishegu urabizi? Uri gutekeza indirimbo irimo igishegu ya kera? Ndabizi. Mu Rwanda Bruce Melody akarimbo ke uzi? Yego. Akaye ni nyinshi irimo igishegu. Akira microphone. Nawe uri gutekeza indirimbo ya kera irimo igishegu? Ndimba n'ubirimo igishego ni kinyafu. Nakinyuma Pite sosiso cyane rwose. Iyo wumva uri burimbe magace gatoya washobora akinyuma kagiye. Ibyo kunda biragaragara ariko imyaka iranjyanye uhora ushaka ko nguca inyuma nko muri filime sinishoboreye make it simple ngurananiwe nukubyuka nugushitura dore unyima umunyenga uzusesera mu mashuka.
turayana hari igishego buri have winyegereza intoki zawe kuko nizo zinshira muri danje nizere ko utameze nk'inshuti zawe dore none haragonye karaba nubwo nsinziriye mba nkumva iyo nsinziriye mba nkumva naguhaye ikiniti uragoragoza biranga mba numva feelings gusa numvaga ko nabwende babona nawe bakurya k'inyuma rekeraho gatoya igishego kirimo aho ngaho ni iki nta k'inyuma ikindi no kumwegeza inzoroki intoki yazikozaga nkahe intoki byaterwa n'ahariho nyine gusa uko biri kose aho hantu iyo bavuze ak'inyuma wumvaga ari nkahe ak'inyuma nta k'inyuma nyine nta k'inyuma gusa nyine bibi imyaka bo abo bari mu kigero cyacu leta babyumva kari ak'inyuma bweruka ryari oya ibyo si iby'abato twagiye ngo agasaza gashiramanga ntabwo ndibuze kuririmba amagambo ntabwo ndibuze kuririmba ahubwo ndabanza mbaze izo ndirimbo ziririmbirwa he yaririmbye ntayo nzi n'iyandi ni ya Bruce Melody ariko Bruce Melody yaje kwangirika nyuma hari indirimbo yinakundaga yangiritse hehe ngo Bruce yaje kwangirika inde Bruce Melody iki mu ndirimbo mu yaririmba hari indirimbo yaririmbye nziza abafana ba Bruce baragutera amabuye ngo yarangiritse nta kibazo nese niba hari ukuntu umuntu avuga ukuntu ibintu biri akabyumva uko bari hari indirimbo nakundaga Ben ufana Bruce Fernande Ben Bruce twagiye kubera iki avuze ngo abafana ngo yarangiritse manzi aho hantu akusobanurira nyine like abantu bashaje nyine bakuze kuri twe batari muri generation nyine babumva bashaka nyine zanjyana ako ndahamya arashidikanya ko igihugu gacuranga indirimbo hariya ya Bruce niya wenda Rugamba Cyprien abantu benshi nyine like baba baririmba Bruce kuko tujyana n'iterambere impamvu ivuga uko ya myumvire yabo ya kera kumva ngo utaririmbye ibisekuruza nk'uko yabivuze ntabwo baba muri uwo musore ave muri antikite twageze muri deba mu gihe tutarakugaruka nabivemo mumbwirire murebe ari bayicanye na sogokuru ngo bane bakera uyu aracyari umusore n'ejo bundi akusura imyaka iri ni umusore gusa ari ukuntu natwe tukibana abanyakuru bacu buriya gushiramo ibintu kuvuga ati kino kintu ako nyine like woka bati biteye nyine n'abantu bana nabo bashobora kuba yarabanye nawe cicu cyane kugira ngo ati ujye ukunda izi ndirimbo no generation ni bro generation ni bro wakumbise twagiye rero indirimbo ya kera iri mu gishego ngo barazimizaga ariko akinyuma ariko kugira ngo batantera amabuye ibyo wavugaga ibyo navugaga yangiritse ni ntuza ni ku buryo yahinduye ziriya ndirimbo ze hari indirimbo nakundaga kera yaririmbye bwa mbere ivuga ngo nubwo amagambo yavuzwe wowe ujye wirengagiza akarimbo kari keza cyane ariko ukuntu yaje kubivangavanga bikaza n'ibyo muririmba simbizi ibyo simbyitayeho n'ibyo bakunda bangabo ariko hari n'abandi utababikunda ngiye nuko nyine ntabikunda indirimbo rero twavuga ko zirimo ibyo bishegu ariko mu buryo bw'inzimizo nziza ya gihanzi uzi indirimbo yitwa ngo sindagira unsange dusabane sindagira unsange dusabane nka kera utarasuka kera nkiri udasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza hari ahantu hajya aririmba ngo dore inka zirakamwe ibiga birahunitse imico yabuze kibeyura imico yabuze kibeyura hari icyo abavuze ariko mu buryo bwiza bw'inganzo nziza muzi indirimbo yitwa Rwagihuta urayizi ni y'amasamu Rwagihuta mama
igisi igikoko kinini irimo akantu k'inganzo nziza cyane. ibisobanuro umenya ibisobanuro bwa usetse gusa impamvu tsetse nyine ibintu bita making sense like nyine igeneration tugezemo kera ntabwo usanga abantu benshi bavuga English cyane wenda ni nk'urugero ako muri kiye tugezemo like na his excellency ajya ahantu hari n'abanyarwanda pe ari bose akavuga icyongereza kubera ko niyo generation tugezeho nagazaba nk'abami ibyo ni ibya like ni nka cyami kimara kuvaho nyine byakuru kumva y'amaraso ya cyami yakomeje kubagendamo bavuga ni arigizo ndirimbo za cyane natwe twazikonda like nkanjye mbyina traditional dance gusa nyine tuba tukwiye kujyana na generation. manaza kumyira akantu gato yadere n'uwo nguwo arimo neza mu mbyino gakondo. Frank ubu tugiye kwinjira muri deba ari abahanzi ba kera yitwa Mirindi y'abasore. Mirindi y'abasore. Ben ufana Bruce mu ndirimbo za kera ubundi ukunda nde? Ukunda umugabo witwa Rugamba Cyprien mu ndirimbo yaririmbye yitwa ngo icyamuha kurusha ubukire mirenge ku ntenyo. Icyampa kurusha ubukire mirenge ku ntenyo narema igiterane cy'abakenyeri cyane misi y'abazonze nkayihinda ntaruhuka ubutindi bwibanze nkahatsindagira umwotso ubukungu ubwiza bwinshi inka bagatunga imyaka bagahunika masatarora ibyo n'ibindi bitero. Reka wenda nabyita nkoremo haba harimo mu kiganiro mpaka njye ntabwo yo ndi kuvuga mu kinyarwanda sinyakira mu byongereza cyane n'ibyo mwitwa debate. Yego ntabwo ari amaraso ya cyami kandi cyangwa ari n'ingoma ya cyami dushaka kugarura ubivuze cyane ntabwo ari mu cyami ahubwo ni umuco w'igihugu sibyo kandi umuco uhera ku rurimi. Ntabwo umuco wenda twavugana imyambaro bibaye imyambaro na cyagiye kera bambaraga impu byagaruka ariko nanone kwikwiza n'umuco wacu. Ntabwo washima umwari ugenda wambaye nk'ubyutse cyangwa se agenda mu myenda imuboshye boshye batiye mu rumuna ahubwo ni umuco kandi iterambere ntirivanaho umuco sibyo. Urumva bavuga ngo agahugu n'umuco wako iterambere ntabwo rivanaho umuco. Ntabwo uzagenda ngo ubwire nyogokuru kuvangemo indimi z'amahanga kandi mu by'ukuri uzi ko nta mashuri afite. Ibyo ntabwo ari iterambere ahubwo niba ari ikinyarwanda kivuga uko ukizi ukizi bato nsigaye mbona bivanga. Hari uwigeze kunyandikira kuri WhatsApp arambwira ngo bite akandika banata iyo abana ariko ntabwo ari n'abato cyane ntabo tungana mbona babyandika iyo yanditse ingombajwi inyajwi zikuramo akanyandikira ngo bite akandika banata noneho wenda nkamusubiza nkavuga wenda ndamukosora nyuma nkamusubiza nkavuga nta makuru yawe ati ni meza akabyandika M na za N M na za noneho akongera akambaza ngo wowe akandika ngo O E ahantu banditse inyajwi ingombajwi bazikuramo ahanditse ingombajwi inyajwi bakazikuramo. Ubwo rero ikinyarwanda cyabo wenda nuko bakigoreka cyangwa se kumva ngo cyaze ngo ibintu cyaze icyo ni ikinyarwanda cyaze ibi bintu cyaze ntabwo ari ikinyarwanda wenda bivuze ngo cyakoze ibintu none ngo cyaze. Debate gatoya mikrofone ni yawe ngiye kubaharira iminota 5 ya discussion ufashe Maria Yohana
ugafata Maria Yohana ufashe na Suzana ubwo ndikuba bariho mufashe Maria Yohana ugafata Makanyaga Abdul ukabasha kuri stage hariya ni battle ufashe The Ben na Bruce Melody ubashize hariya ni battle watumiye abantu benshi bazajya he of course Bruce mugiye guhana amagambo mwembi buri wese ingingi murengera cyane ni Bruce kubera bazajya hehe biremeye kuvuganira mu abato nk'abo tuvuga birumvikana aho bajya no nagara abato gusa ko natwe like ubundi aho kuriye niko ukukuze niko n'ubundi nyine niho wisanga character zaho kuriye niho nyine izufata ntago wavuga ngo umwana arananirana ataho umuryango nyine utuma like cheke habaye ikindi kibazo rero impamvu batari abato natwo twisanze suko ndamya nashirikanya ahubwo ko n'ababyeyi bacu badufasha mufite ababyeyi b'abasirimu cyane niba nabo bagufasha kujya muri uru ruhande kandi n'uwawe twamusangayo birumvikana uyu wangera arakuze ntabwo yajyayo kuko ntabwo ndi gutsindana no ikibazo si ugukura ziriya ntabwo zivuga ngo generasiyo ni y'abarizi icya mbere ntabwo ari uko dutsindana ahubwo icya mbere ni uko tumenya gakondo yacu n'umuco aho bajya haragaragara muri rusange ariko se reka nkubwire jangu uretse n'ibyo umuco nyine ntabwo ukiriho urimo urakendera ese koko ubona umuco waracitse warakendereye icyo bita gukendera urabizi no umuco turawufite reka nguhe urugero rukomeye umuco ntawo kandi uguye jewe urabona hano bisi dutega mu mugiza ukozaho ya karita ukabona umukecuru mukuru umunkanyarura byigana na ibisiga niki yafashe umunwa yawusize bya bintu bitukura bashyira ku munwa ntabwo ari imyumvire n'ibyo mbona no umeze nka ba bantu ujya mu rusengero bakubwira ngo ngiye n'ibyo mbona bakubwira ngo sohoka kuba kwambaye kuno no kuko okay ikibazo kimwe nakubaza uwo wamuhagurukira ngo umukecuru ikibazo kimwe nakubaza yambaye n'amamini ikibazo kimwe ntabwo ubusirimu bukuraho umuco kimwe ukabona umuntu mu muhanda ukavuga ngo uriya muntu yambaye ubusa like yambaye utujipo tugufi utwenda tugufi ako ugenda wigeraho nuko waje wambaye ipantaro wenda nibura ikibazo kimwe like kera you know nanuga nica buri like ibyaga birenze kubica buri kuko nshobora kwambara ijipo igera ako bambaraga ibirenze bigera cyangwa bagayisha imbere gusa imbere honyine ubundi bakagenda wabona umuntu ukavuga ngo yambaye ndi turi kwiga kugira dukora iki kuki bashyizeho amashuri kugira twige like turiga kugira ngo tuzane innovation nyine ibintu bishya iyo aba ari ibyo ni amashuri yo kubaho mwigana abazungu na Adamu na Eva bari bambaye iki ubusa ni ukuri babwita ukuri ntabwo ari ubusa aho bambaye ukuri ntabwo bari bambaye ubusa none se kuki abantu bambara ukuri nyine mukabajaji bambaye ukuri ntabwo bari bambaye ubusa icyo cyo tucyumvikaneho icyaha cyabaye gitaraza wari uzi ko kera nta mukobwa wazaga no guhura mu nzira n'umuhungu ntabwo bigeraga bahura mukobwa cankiriya ariko ubu ngubu nyine ni handi bavuga ngo aho ngaho hari mbega birakuryoheye idindizwa ry'abakobwa cyane rwose none Flam music twari turiho muri cya periode ya ba Cecile Kayirebwa bande bla 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 uyu munsi wa none turi muri monde iri kwirukanka cyane old school zaragiye za karanyuze zararangiye ubu ngubu ntabwo zarangiye zicurangwa se Ben na Bruce bari ku brandinga igihugu barari bo dufata twongeye tubashire kuri brand ngo baje kudahagarara muri ba brand igihugu mu bundi muhe buryo brand bahaye igihugu ni iyi kugenda gakorana indirimbo n'abanyanigeria ba Tanzania iyo nta brand ikigaragaza ko byose nibyo like
iyo habaye amafestival amwe ahambaye bagatumiramo his excellence nagavuga ngo ndafata wenda Intore Masamba tujyane no aravuga ati Bruce undi inyuma, Aline Sano undi inyuma, yego tujyane Ibyo The Ben undi inyuma. ibyo ni ibintu byumvikana. None se bari abahanzi bazi gakondo yacu bo muri Nigeria ntabwo bazi gakondo yacu. Iyo tugiye kumurika umuco nyarwanda bazana abusanisha no basanisha n'iby'iwabo. Iyo tugiye mu muco, iyo agiye kumurika umuco gakondo wacu tuza twambaye like ko wambaraga imikenyero ibintu byose gusa abo bazana kigeranyo ntabwo ari cyo nicyo kuvuga ngo urajyana ba debeni nta cyara babajyane kubera ko agiye guhura n'abasa nawe no ntabwo agiye guhura n'abasa nabo simvuze gusa mu why nuguhura nese uzazana nta kuntu naba ngiye guhura n'umworozi w'ingurube like Imana kubera kizi ko abantu dukunda amafaranga dukunda n'ibintu byiza yadutuje mu isi irimo ibintu byiza. Niyo mpamvu nawe yagiye kuvuga ngo agiye kujyana abantu habajyanye ni heza nabo agomba kujyana abantu beza abajyanye bakwiranye n'ibyo bagiyemo. Tuvuga agiye mu gitaramo cya tradition like ajyana abantu bavayibinga generation kuvayibinga no kuvuga iki okay baryoherwa bumva generation turimo niyajyanye like yajyanye wenda nk'itorero ry'igihugu like wenda ejo bundi festival yabaye yajyanye itorero ry'igihugu ariko yajyanye uwabohagariye ninde Aline Sano kuko avayibinga nyine aryoherwa na generation yaje. Bimeze bite zimwe n'aba Blues Melody n'umuhanzi usanzwe mubona hehe sinyane ibipira hakuba muri societe isemba mu ishyamba underground to say is to jump reka tumenye nk'abatarutseho gato tuza ku kigera gitoya kitari kirekire nzabagara umunsi umwe dufite umwanya uhagije ariko nibutse abantu ko turi kuri Bana Inn Resort iherereye mu karere ka Musanze hafi ku muhanda uzamuka mu Kinigi n'undi utambika werekeza mu Cyanika. Bana Inn Resort bafite amashambere meza bafite amacumbi meza bafite na bare nziza cyane aho kuri Bana rero haberana n'ubukwe bafite naho gukorera ubukwe muhagane ubundi muryoherwe n'ibihakorerwa. Dufite Centre Pastoral Notre Dame de Fatima iherereye mu gihugu hagati wa Musanze dufite Bosco Design yamika basore dufite Teacher Shop yamika bakobwa dufite Lipia Restaurant iherereye mu gihugu hagati wa Musanze niho saa 3 tujya ufatira amafunguro. Ndacyari kumwe na Ben ndetse na Ruhana Mirindi inkubito y'ikeza shanja mbivuga naho zanyica umunsi umwe ibyo bigize icyaha kuvugira umuntu ibyo atari byo ariko ntibabimfungira kuko ndi kubibwira twicaranye sakwe bikumanywa nta usakuza kumanywa reka mbacira umugani w'amanywa se kugira ngo duce inka mu gihugu azi ko twabyiza ariko umanwa batabitwigishije ari nijoro kubwo aho mwabyigiye ntabwo twari turi kumwe none se igitangaje nuko ibyo nta babyiga mu ishuri harya twe twabyigiraga mu kirambi narabyize ariko shaka kuba atarize ako kantu wasomeye ninasomye ntabwo nize njye nigiye mu kirambi kandi nigiye mu kirambi no mu kiraro aho twagiraga uruhimbi none se niba yarigiye mu tubyiniro umva nyene aho nahigira ngo afite imyaka ingahe bangana muze wabyaye mama imyaka ntabwo ari ukuvuga ngo ni ya mibare dufite ya 70 ingahe imyaka n'uburyo usetinga muri wowe ngana ku musozo mu rugamba rwo kubohora igihugu abahanzi kuko aribo twagarutseho Masambe ejo mu kiganiro yatanze ravuze ati mu gihe cya RPF bamushinze icyo bita ubuhanzi kongerera morali bakaririmba indirimbo zigaca ku maradiyo baririmba uburyo bwo kugira ngo abantu ubuhanzi buri mu buryo bwa morali bura buryo bwavuye uyu munsi wa none dukeneye Bruce na Deben nabo kugira ngo binjize abantu muri bya byishimo dufite uyu munsi wa none tumaze kwiboha ingori rugamba n'ingoyi y'agahato twinjiye mu iterambere uyu munsi wa none Frank ubona ubuhanzi uburyo bwakorwagamo mbere n'uburyo buri gukorwamo uyu munsi wa none ubona ari bimwe mu bintu umuntu yakora bikamubeshaho bigatunga abanyarwanda n'umuryango mugari w'abanyarwanda societe cyane cyane babikora bishobora kubabeshaho kandi burana ko bibaha no kuba abasitari no kuba babona iyo nyungu yabyo ariko ibya kera warukomeje kuva mu kubohora igihugu
indirimbo zatangaga morale cyane mu gisirikare. Niyo mpamvu muri RPA cyangwa se RPF bashyizeho n'itorero ntibuka ko ryitwaga ryarimbaga indirimbo. Uzi indirimbo yitwa ngo turaje ibihumbi by'abasore. Iyo bayiririmbaga ingabo za leta y'icyo gihe zagira ngo bageze aho ngaho mu ntanzi z'urugo, bahitaga bashya ubwoba bakumva bahageze. Turaje ibihumbi n'ibihumbi kandi bari ibihumbi bingahe se? Urumva rero indirimbo zatangaga morale. Uzanabona ko igisirikare baba bafite indirimbo za morale, bafite osi morale, utangiza indirimbo bakishima ku rugamba, kandi burya ntawe uhimbaza adahimbawe. Yego, ariko bo barahimbaza kandi badahimbawe. Bari imbere y'urusasu, umwanzi haduyi ni mwinshi, ariko bagatera indirimbo. Izo ndirimbo za kera rero zabaga zibasubiza intege mu bugingo, niko navuga. Abitwa wa undi baririmbye bita Kamariza, wumva ukuntu yarimbaga intare batinya. Iby'ubu rero byo nabyo bisusurutsa amahoro yaharaniwe icyo gihe. Ni ukwidagadura twara muri boîte turi kubyina. Yes cyane. Yego. Byo simbinenga ntabwo mbigaya. Wenda nubwo twabiganiraga umwe ari ku ruhande n'undi ruhande, twebwe mu bintu by'ubuvanganzo turavuga ngo ni ukunyeganyeza igihuru kugira ngo turebe aho inyoni zitaha. Ntago mbiyobewe, nanjye ndabizi, ariko simbiho umwanya. Sibyo? Okay, Beni, muri generation turimo ntinda kujyana mu bakera, ariko ikurikije amateka wize mu ishuri ugakurikiza nk'umuntu wiga muri multimedia by'umwihariko, ukabona His Excellent hari ubwo acishamo akitabira bino bitaramo bya bano bahanzi bagezweho ndetse n'abara bahanzi bakera. Ubundi iyo wumva His Excellent wavutse ari ku butegetsi, ni ukiriho, umufata ute? Umubonye yasabanye n'urubyiruko ubyakira gute? Babona like nk'umuntu aryamye asinze ari kurota wenda ati nzaguruka mu kirere, nyine ibintu bitabaho tu biba ari byiza. Nyine ubona ari umuntu wisanzura, nyine none akunda urubyiruko, like natwe turamuprefera cyane cyane pe. Ugize amahirwe yo guhura nawe? Since ntabwo byabaho. No, ntabwo byabaho. Ejo bundi byabaho rwose. General Ibingira yaravuze ngo kuvugira imbere ya afande biragoye, ati kuko mu myaka 40 maze mu gisirikare n'ubwa mbere ndanze speech niteye imbere, kandi barabanye no mu ishyamba. Ibaze kwicara imbere y'intare uyibwira ishyamba kandi ari yituyemo. Icyo gihe ntacyo uri gukora. None se wumva yari kubwira, yari kwicara avuga by'urugamba bitagoye koko, kandi waruyoboye ari wicaye imbere. Okay. Dushimire His Excellence wabohoye, wafashije abanyarwanda kubona ubwigenge ndetse tukabona iterambere muri rusange. Ejo bundi yatorewe kuyobora umuryango nyafurika muri AI. Amakuru nanjye nayakurikiye. Abantu bari gukoresha AI mwasizwe hehe? Igorora. Musubire rwose mukomeze, ubwo muzehe nekeza ko ujya gutera uburezi agira gute? Arabwibanze. Ujya gutera uburezi agira gute? Nuko abivuze. Ikibazo kimwe waza Frank, ikibazo kimwe umubaza tugasoza. Ntabwo nongera kuvuga. Ikibazo Frank hana Mirindi y'abasore, nzakurega nzahamagara umuvugizi wa RIB. Ufite famille, ufite umugore, abana, like wakunze? No, ndi kubaza gusa. Ibyo byose ndabifite, ariko ntabwo ngira data. Okay. Mu Kinyarwanda bavuga ngo iyo utagira so uzaba umugabo wa nyoko. Ndi umugabo wa mama, kuko singira data, ndi umugabo wa mama. Ibyo ntabwo abisobanukirwa cyane. Twagiye kumubaza ikibazo ushaka. Mubaze.